Baswenye nakonde buturi bishito ziri mashini warudatsinzira cyangwa. Wenda kunyabiza sunkanurira usanze ari nje uvuga wa mugabo we. Baze nzige ndeba n'inzoka n'igikene n'amaswenye n'inguyu. Gatsindwa niyo abanje kundema. Muri jujubasha nahawe n'abankizeho ndetse n'amategeko agenga iki kigo n'umutima n'amahanya utagira indishi ndakwirukanye kandi ntana perevuza habwa. Madam, mabari cyane uko amagambo ngiye kukubwira hari atari bushimishe. Baswenye nakonde buturi bishito ziri mashini warudatsinzira cyangwa. Ngo raporo ya nama waranje kwandika. Mumbabare ndumva mfite ibitotsi n'umunaniro mwinshi. Hari nase mu biro niho baruhukira. Ega ndumva ameze nabi. Banza ngiye kongera kurwara grippe. Ariko izo grippe za urata ni grippe nyabaki. Uretse n'ibyo maye umuntu agira ingorane ku giti cye. Madamu sinkwari ingorane zawe. Kuko nicyo nshaka rwa kazi gatungana. Nabyo kunza n'ibyo nkarembye sibyo ndimo. Niko. Karama. Sinshaka kumeza bimuvunisha abandi. Ngo niba bahakaze migaramire ariko ku munsi wo guhemba usange musaruro mutabibye. Ariko aho nta kindira nibyo. Aha. Ugomba kumenya ko muri iki gihe tugezemo ari ngomba kwikura mu burangare. Ntimuratuburanga gusa butampa agaciro ngo muca akazi. Aha ariko harajwe ra. Maso y'inyana rero utetse kurara wanditse raporo naguhaye ejo. Kandi ugakosora. Nanjye ugakosora. Ukayisubiramo. Kasubira muri abarwa twandikiye ministry. Uje amakosa nk'ay'ingurube. Ubwo niwe gutera isoni ko kubona mpora ngusubije mu byo wanditse. Ariko ruhindo utarinze guhinda nkakagomangura nyishongoraho. Aho ntiwibwira ko munyirukanye hano naburaho nkora. Ukora iki? Ariko mada ubundi ko gwiziye. Ngo nize he? Wiziye se nyine. Bituma uzambya akazi kare kageni. Baba we. Aho nize hose bampaye impamya bushobozi badakemanga di. Kandi ntukankangishe za lisansi wakuye mu Burusiya. Kwiki? Dise nabaye mirampagije. Ntunateze no kumbona nsabirizi wawe. Nta rubanda rutanye nawe madam. Nta rubanda rutanye nawe. Kwacishije makira. Ibintu ni bibiri. Uhitamo gukora akazi kawe vuba kandi neza cyangwa se ugasezera. Ugasezera. Kugira ngo igihugu kizaza mu Rwanda bari ibyo bugaramye gusa. Uranyumva? Numva se nkumva mwiki. Aho kugira ngo nsezera ahubwo ntibagusezera ari wowe bakandeka. Ugize ngo iki? Ariko abo ntiwabonye baguhaye gutegeka kino kigo kwibwira ko kumva kudukoresha nk'indogobe cyangwa ibimasa by'Iburayi. Nukuvuze madam? Nukuvuze koko? Umbabare sindi madam wawe. Usari hamagara amahawara yawe naho ngiye wumveho. None bari ku bintu bimeze. Ngiye guha ikibazo cyawe. Umwanya ndaza ngo igisubizo. Urame igisubizo unsubiza se nkubajije iki? Iguranye nawe madam. Gusa bagusanga ibyo nagoye kwandika wabirangije. Nta kindi. Reka ngende kandi ndaje. Ndaje. Reka barasa ngo uzankoraho icyo wankora busawe. Uwo kumoka gusa nduzi ko havuze data ngo abayisonga wakitatire. Harya ngo buriya sutse biriya bigambo byose hejuru yuko asanze nsinziriye ku mashini. Amase. Bunda ho ntiyibwira ko mpembwa mu mafaranga aho buriya ukuntu naje hano ashaka yitone. Yaba yarazi ko twagorobereje hamwe muri Mirikorine ntiyari gukopfora. Bazanyirukanara ahubwo atanyitondeye namutangatanga impande zose nkamutangaza maze akamenya ko maso y'inyana atavogerwa. Ndetse nungutsinda inama kanze telefone ntumenyeshe ibyagasuzuguro ka Ruhindo hinda nk'inkuba utazi ko namukubye na 0 nkimubara. Baba Hello? Hello? Maso y'inyana muri kumwe. Waramutse kanyana keza nayirewe. Waramutse. Naramutse uretse ko oya ntabwo ndwaye ahubwo mbabajwe n'uriya mutegetsi mushya mwaduhaye. Yabuza gutukira ubusadi. Ni Ruhindara yabuza gutuka maze numva nashoboye kubyihanganira. Yego baba. Ahubwo yibuza kubyiyumvira ntiyari kukiraramo. Yego nanjye byanyobeye da. Abuzi ko yavuze ngo nta buyobozi bwawe ngo urajandajanda kandi uri n'umusinzi. Yego man nibyo hari n'ibindi bibi byinshi ahubwo yakuvuzeho ntashobora kuvugira kuri telefone. Mvuna myambi namuhaye akazi yari amaze kumangana yarakabuze. Turatangiye kunsebya koko. Maso we ne gitangaza. Ndakumva. Utazi ikimutsura reba. Yewe
hari n'ubwo n'ibindi bitutsi ibyo n'ibyo wumvise gusa hari ibindi bitutsi yagututse biteye isoni mukundwa we byambabaje cyane rwose ku buryo nabuze uko namugira umuntu wanavuze ngo azakora uko ashoboye ngo maze ngo bakwice ngo hanyuma kuzungure disi ku buyobozi bwose bwa kino kigo yewe halo uranyumva ndakumva neza niko se ndifuza ko tuza kubonana nkabikubwira neza twitonze nabundi ashobora kuza agasanga tubivugana akamerera nabi ushaka ko tubonanayo noneho yewe ejo muhera si ubwo disi si byo byaba byiza rwanda byarushaho byanashimisha kandi wibagiwe se ko wa muhungu w'amaboko yibereye muri Canada kandi koko niho yagiye kwihugura ndaza noneho nta ngorane ariko abana basinziriye nta kibazo abonye abana bo bagira impuha yego abana bose daweya ryavuye babona noneho ndagira mu masaa 5 y'ijoro nta kibazo yebyo nta ngorane rwose ariko madamu wowe uhora kuri telefone hariyo uri hasi igihe wayibereyeho gukora akazi k'abandi kandi ubona kamaze kutubana kenshi kora akawa kanjye ukareke mbese ntiwamenye ko ingoma zahinduye imirishyo Ruhinda akaba yarazanye amatwara mashya ariko ibyo kandi wowe ubyitereye mute koko mugenzi wanjye nagira ngo nkumenyeshe ko abagore cyangwa abakobwa dukora natwe dukwiye kwikosora imenye ngendiye aha kandi abagabo bazahora batwigambaho ngo ntacyo dushoboye kandi ari twe biturutseho aho uribeshya cyane rwose ndagusetse pe nawe byo gukora akazi ubishyize iruhande ariko ibyo urumva umuntu yabyitwaza amaso y'inya yego uburanga bw'umugore bushobora kurangaza abagabo benshi ariko ntiyabirata ku kazi ashinzwe fata aho uribeshya cyane yewe ntabwo nibeshya keretse ahari wenda nk'abacuruzi b'abadandaza nibo bakoresha abanyaburanga mu kureshya ibyashara ese ntujya ureba nka bya bizungerezi byazungereje abagabo bagati ngo urumva ko agaciro kacu tugashingiye aho ngaho twaba tubaye ba mutima w'intomvu aho kuba ba mutima w'urugo ibyo ntacyo di naso y'inyana rero ibyo gutelefona buri kanya yongeye kubivaho rwose nta kazi kawe ndetse no gusomera ku kazi bya bitabo by'inkuru ndende birimo amafoto mbisezeyeho ashwi da ntibagiye kuzanyirukanira kandi akazi gasigaye karabaye ingumi ubwo se urakomeje ndakomeje pe nzajya mbisomera mu rugo cyangwa se mu mazu basomeramo ibitabo niko ye ndakumva ntasomye amina cyangwa ikindi kinyamakuru kiva i Burayi ngo menye imyambarire no gusokoza imisatsi bihuje n'igihe tugezemo ubwo naba ndwaye indwara kiwera we ubikoreye mu rugo se utagombye kwica akazi byagutwara iki harya ngo wihannye gutelefona buri kanya cyane rwose ndagusetse rwose kandi n'undi mukobwa uzakumva wese azaguseka cyane yewe azisekere uzabona aho ahembwa adakora ubwo se nta telefone inshuti zanjye ko naba muri kigo ndakubujije wese naba nkosati uko si ikisi telefone iragahorana imana wayihimbye ahubwo duhuye namuhoberana urugwiro yewe nzayikoresha buri kanya ninshaka nzabizibe ubwo uzi icyo wizeye di ariko ubundi ko iyo telefone aba ari iy'akazi utayikoresheje igihe kikariho wazayikoresha utanga amagana kandi iyo ubuntu iriho iki gihombye igihugu rero kubona hariho abantu bafata ibintu rusange bakabihindura nk'ibyabo bwite nkura wenda uri umukobwa nyamara ushatse wakwitonda kuko akazi atari ubukonde kandi agakanzu gatega iminsi wa mukobwa uramenye kunshiraho imigano ntega iminsi kandi atari wowe Mana yandemye neza kubimenya nicyo cyakwishe niba ushaka kuba umukaraza kabuhariwe tangira ukotane niyo mashini yawe uzashimwe nabize mu Burusiya wenda bazana guteturura ndabona iminsi itangiye kugushonda ibyo abize mu Burusiya se byo bije bite kandi niba nkubwiye ko byaba byiza ko abagore natwe dukwiye kurangwa n'umurava ku kazi ibyo bivemo inyuro zidafite ishingiro wenda se inshuti yawe hari ubiyobewe ko agukunda mbabarira di Ruhinda mwubaha kandi mwumvira nk'uko nabigenjereje n'abandi bategetsi bose batuyoboye kugeza ubu naho ibyo kurongorwa nawe niba washaka kumubera umurava umenye ko nyiri umwana ari umwana yego cyangwa wazamushyingiye barumuna bawe na babyara bawe bibizungereza imbona hirya no hino Nyamirambo ariko mwabagore mwe nabihanangije kuba ryari kwibira mutagomba kubindura isoko ryanyu niko
uziko musige mumeze nk'isandi zihaza amasaka niyo mudashaka gukora akazi mahagurutse mugataha abagakene hanze hani benshi muranyumva turakumva maso y'inyana wenda kunyabiza sunkanurira usanze ari njye uvuga wa mugabo we nta mazi nshaka muri biro niba kandi numva akazi ko kwandikisha imashini ukarenze uzajye gushaka kugendera ikimero gusa dore ko ariko hari washobora reka kunsuzugura bigeze aho di wera nawe karame ndabona ushaka guhinduka umunebwe n'indangare kandi ntabyifuzaga rwose utubabarire rwose ntituzongera ubundi wari usanzwe umunyamurava ku kazi none umugore wa mushyoma masigaye yaraguteyemo ruhombi maze mushyoma mushyire hasi di usakuza mu biro kandi uzi ko bibujijwe kubera izo mpamvu kuva ejo mu gitondo uzajya kwandikira mu biro byanjye hirya nubwo ntangurutsa kurya imashini bwose nzava kubyihanganira nibyo nyine washaka kugeraho si ibyo byazanye madamu ntujye mu byo gushinga gusa nkamwe iki kigo ashinzwe nticyatera imbere akazi kuba ni ugushishikara kuko bitagenze bityo ibyacu byadushijeho tugahumba izuba riva erega nushaka uzamujyana iwawe kumwihererana mu biro byawe byonyine ntabwo bihagije wa mugore sintira n'ubyara nawe urumva ndetse nkumenyeshe ko ibyo ntabwo hari kwandika ari raporo cyangwa se abarwayi yandikiye minisitiri byose mbahubwira ngo azaba rubyandika yewe bimuhe maze mvunike ariko se patro ko mfite akazi kenshi ni ubutegeka hano cyangwa se nigewe subiza se ni mwebwe byose ndetse bitewe none ahangaha bijyane mu biro byanjye maze nsigaye ndeba naho inzoka n'igikeri n'amaso y'inyana y'unguyu gatsindwa niyabanje kundema ubwo rero ni ukuvuga ko ruhinduye imyakazi nk'imyakazi uretse no kakwima ahubwo ndagukorera n'ibindi n'ibindi murankorera n'ibindi ibiki urajya bakora ibiki baba barase nkurambirijeho ndakwirukana uranyirukana ndakwirukana aho niwibwira ko ari wowe wampaye akazi sinagabwa ariko ndagukoresha cyose ni iki yewe nutantanga kuhava uzamenye ko ngabo y'isonga yabyaye ikigwari ubwo wari uzi ko niyo wazana na so na bene nyoko mutankura hano nkurikije ubasha nahawe n'abanshyizeho ndetse n'amategeko agenga iki kigo n'umutima nama wanyu utagira indishyi ndakwirukanye kandi nta na pereve uzahabwa unyirukanye se urinde ndakwirukanye gusa yewe aho niwibwira ko uru ruganda ari urwawe ndabikoze igihe ruhinda waruzira bwoba niba kandi ukeka kugukinisha akira niba ari gukwirukana we ruhinda we kugira ngo nanjye nkwereke ko ngusuzuguye koko icyemezo cyawe akaba ari amafuti kuri njye ndaruciye mu maso yawe ndaruciye amaso y'inyana ikizaba nzibarizwa uruciye utarusomye ndaruciye ruciye ndaruciye pe wagicucuwe cy'igihubutsi cyarindagiriye mu mahanga kikaba kitakimenya umuco w'igihugu mbese wowe ntiyibwira ko abagore tugomba gukora nk'imashini kandi dufite abana tugomba kurera n'abagabo tugomba kwiyitaho ijoro n'amanywa wantamenyawe ariko umugore none ngo kuba wasanze nsinzira kubera ubushyuhe n'umunaniro ya nyuma ya saa sita igikuba cyacitse umugore ngorore rwose ibintu byacitse akazi kapfuye ibihugu byahombye nk'aho mu mafaranga bikoresha hari n'urumiya rwawe rurimo mbese niba ari iryo shyano ry'umukobwa ushaka kugira inshoreke wabikoze ku mugaragaro ko ntawe ubikubujije aho kugera aho uhimba ayo mayeri yose ushaka kumvutsa umugati w'umwana wa mwanzi mubi menya gusa ko nkwirukanye nta kindi ibyo bimenye baranyitegereje rero ndeba ikimero cyiza maze usanze nkurenze uti maso y'inyana mvi iruhande ejo utazarenda no kunteza ibisazi cyangwa niwe wasaze ruhinda we urahinda y'ubusa ahubwo no kwa nyiri iki kigo tuzagira nayo niko ko ngo ntare mu bantu mu mahoro wikeka ko ari intama wayikora mu jisho ikakuzinga itama rimwe nanjye kuva uburuhi wumva ruhinda kuva ubu ngubu ngiye kukwereka ubukana bwanjye ubukana bwawe se bukanaki iriho masinya niriwe aho yego mukomeye ni amahoro se ariko gira nkugire batadufite batwifuza nari ntangiye gutekereza ko utakije mbuzwa n'ikira kandi yari amasezerano mutambuke mwicare aho hose mushaka murisanga nta kibazo naje rwose urugo ubu ninjye urwidagaduramo da nanjye turi kumwe ngo nahageze turafatanya kwidagadura abana basinziriye kare byoma nawe rero ubuzi ko ameze neza muri Canada ariko ziko kino cyumba cy'uruganiriro mwakiryoheje cyane wagira ngo ndi wanjye rwose nese mubyeyi byose ko ari mwe tubikesha iyi mifariso n'utu tubati se ntuzi ko nabiguze muri bya 500 muherutse ko ni byiza undi mugabo mubwirwa n'ahataha ndetse n'umugore mwiza umubwirwa na saro nziza atekeramo amaso
maso cyane cyane kenya ari maso yijana nkawe ubwo n'ibindi muzabimba ibintu biriho na video n'ibindi muri ibintu biriho rwose ariko byaba wenda hari urukupagondoza oya tuzareba nibishoboka ezo ko ndeshya ntacyo muzamukoze disi tuzareba humura rwose ni kubarya madame karame ngo ruhindirirwa nuka ku kazi uretse no kugutuka n'uwo yakoze ikosa rikwiye kumucisha umutwe kumucisha umutwe yaba yagize ati yarwanye se yego yanyirukanye da ngo yakwirukanye bayakwa niba guhaye akazi se nanjye binyobera kuki atabanje kubimenyesha ko bikumenyesha kandi ngo kubonamo igicucu bishoboka ngo gifite umutwe uri wuzuyemo amazi ra ngo wuzuyemo amazi reka rwose mukundwa nanjye byambabaje kuva Ruhinda mwamuha kariya kazi ko kuducunga nta mahirwe nigeze ngira namba mupfiki reka yabaye kigera mu kigo hariya yakudutegekesha igitugu reka akoresha iterabwoba sinakubwira avuga ko uruganda ngo rwazambye nta mafaranga yarushizeho haraye ubwo buri muntu rero yahise yamugenera akazi ngo ibyo agomba gukora yihariye ibyo byo nibyo abagore rero tumuboneraho reka ngo ntukarwaze umwana ntukarware ntukagire ute nuguhita gukata amafaranga rwose yego nyagasani reka ngeweho rero wagira ngo hari umuzimu wamunterereje rwose ariko si ibyo ni ibiki koko umva yatangiye ari nyikundishaho yiha kunkegita mu biro bishoboka mu biro agukigita mu biro yego uvuze rero ko nshobora kumurega aho kwikosora akarushaho gukaza umurego maze uyu munsi asanze ndi jyenyine mu biro rero ashaka kumfata ku ngufu ndumva ari byo gusekwa abonye munaniye nibwo mwaraguritse yandika ibaruwa yo kunyirukana ambeshera ibintu by'amafuti gusa niko ibyo bintu ko bikwiye ko numva bikabije cyane ra namenye ama bikabije ibaruwa si kwirukana waba ugifite aho ngaho ngo nyisome oya ntayo mfite kuko nayo mushwanyagurije mu maso ngira ngo mwereke ko kuri njye ntacyo ari cyo ariko ubundi ko nsanzwe nzi ko Ruhinda ari umugabo ubwo bubwa rwose umuriga bugeze aho ngaho bwaje guturuka yego wari uzi ko yari yarabiteguye kera kera yego umugambi rero yarasanganywe ngo yigeze kubwira uwera dukorana ko ngo iyo duhuje amaso yumva yirutswemo n'ikintu none niba ari icyo kintu cyamuteye ibisazi byo kunyirukana ku kazi simbizi isurarize yicecekere uzihangane shushu rwose Ruhinda nawe ugomba kumwirukana uwo mugome mureke turageretse madame mbabarire cyane kuko amagambo ngiye kukubwira hari atari bugushimishe niba ubona uri inshuti yanjye uri umugore uri inshuti ariko mfite n'abagabo nkunda ibyo ndiwo rero Ruhinda afashe umwanya wa mbere kuko kuva twamuha akazi ko gucunga abakozi n'imitegekere y'iki kigo cyacu umutungo wacu umaze kwikubaka gatatu kandi hano umwaka urashira atangiye ngira ngo nawe urabizi amase ibyo ngibyo nibyo azitwaza yirukana abantu bose azasigara akora wenyine oya singikiye ko yirukana abakozi ariko ndabona ibyo umuvugaho bikwiye kwitonderwa nzabanza nitonde neza mperereze menya kuri guherereye mbone gufata ibyemezo bikaze ngira ngo uranyumva ukuri kundi uzakubwirwa nandi atari ngiye ikigo cyanjye se ugikuramo wenyine kandi bivuze byabaye ku manywa ndakeka ko hatari nijoro wirinde icyo cyaha wumve n'abagucyaha gahekura ababyeyi ukicanya kubyiruka gahemukira inshuti ugahinduka igifu mu gihugu wavutse ugahinduka igifu mu gihugu wavutse